myanya yabo. Mu cyumweru gishize Sir Jimmy yari yavuze ko ibyo kwirukana umutoza atari we bireba. Sir Jimmy yavuze ko ibyo kuba yasezerera umutoza Erik ten Hag bifitwe mu nshingano n'aba directors yashyizeho kandi ko bafite umwanya wo gutekereza kuri icyo kintu. Ubu rero ni umwanya kugira ngo dutangire tuganire kuri bimwe mu byavugiwe muri iyo nama birimo kugenda bijya hanze. Je mu masaha y'isa 10 nabonye inkuru ivuga ko umubare munini w'aba directors ushyigikiye icyemezo cyo gutandukana k'umutoza na ekipe, ndetse bakavuga ko byaba byiza Erik ten Hag yegerewe kuko ikipe irifuza gutandukana mu buryo bwa gicuti. Bya biganiro bihuza abantu bafitanye amasezerano bakaganira agaseswa, hanyuma kontra igaseswa ariko mu bwumvikane. Birarebeka nkaho ibiri byavugiye muri no nama byinshi ari ibanga ku buryo icyemezo ndakuka biragoye kukimenya. Ndabeshya Fuata. Biragoye inama yabereye Londres, inama yamaze umwanya munini cyane na aba Glazers nabo bari bahari, ari n'abafite shares nyinshi bari baje kuganira n'uwo baragije imitungo yabo ungana 25% ushinzwe cyane bya siporo, ari we Sir Jimmy Ratcliffe. Icy'ingenzi kigagaho Beni yari bijyanye n'umusaruro wabo uko uhagaze kugeza kuri ubu ngubu, ariko kandi bakanigira hamwe bagakora bila imwe y'umwaka bareba kuko Sir Jimmy agomba kubereka budget yose y'umwaka bazakoresha. Aba Glazers ntibari babi kurumva nyine n'umwanya uko n'ubwo kose badahari ko n'ubanyira ibintu, ariko icy'ingenzi cyane yari performance. Niyo mpamvu Willie Cox ndetse na Ashworth cyo kimwe na Berada, Omar Berada bagombaga kuba bafite document. Uramubona Jean Claude Blanc ko nawe yari ahari kuriya nyuma urimo arafunga agakoti yo gataye kumutse uriyo gakuru mufunga niwe Jean Claude Blanc, bose bari bahari. Inama riri mu byo baganiragaho ni kureba ekipe na bagetiza umwaka aho ukuntu bigenza, inama abafatanyabikorwa babo uko bahagaze, amakontra uko ameze. Bari bakiri umufatanyabikorwa witwa Pepsi ushinzwe bifuzaga gukorana cyane cyane ku bya branding. Pepsi ni company kuri byo kunywa cyane, byose byari bihari, ariko 60 hafi 80% byabyo cyane byari umusaruro. Current situation iyi kipe ko tubona uko ihagaze gutya bitarimo bitworohereza kuyigurisha, uko igaragara, uko irimo itsinda, uko irimo yitwara performance yayo, kita twemera gukomeza kuyigurisha abafatanyabikorwa abashora komeza kuyibyaza umusaruro tuyifuza. Branding turayikomeza kwitwara gute itari kuyigurisha byo kwitanga, apana gugurije nta uko kuyicuruza kuko ducuruza imyitwarire y'ikipe, ariko se ku imyitwarire y'ikipe itari kugera ku rwego rwo twifuza kuyicuruza. Nk'ibyo bavuga Pepsi ko yajoininze iyo nama, Pepsi amafaranga iba yatanze ryaba menshi, barakoranye Pepsi bagomba gutanga report y'imyumvikano yabo na Pepsi.